muraho neza abakunzi ba AR55 TV show. Twagarutse kubagezaho ikindi gice cy'inkuru yacu, dukomereza ku cyo twari tugezeho. Niba mubyibuka neza, twari tugeze hahandi muganga yaravuye mu cyumba umurwayi yararwariyemo, bari kumubaza si bimeze bite, byagenze gute. Nyine twese twari dutegereje ngo tumenye ukuntu byagenze. Mu gusohoka rero muri aka gace twatangiye, muganga nyine yacitse intege, ari kubwira mu mama ati twagerageje ibishoboka, ariko mu gihe nyine akivuga, ariko mama aravuga ati gusa kutavuga byagenze bite, nyine wambwiye kutari kumbwira mugahabaye. Noneho nsabi nyine nabateye kusima, watuje nyine uri kumva arakubwira guteka, nawe uri kumubwira nyine wegerageza uceceke utuze, noneho nawe nyine abona uko akubwira. Mu gihe muganga nawe akiri kuvuga ati urabona ukuntu situation imeze, akijya kuvuga nawe aba bashinzwe umutekano baraje nyine, barahagera nyine uri kumva baje kureba nyine ibyo umurwayi. Mama aravuga ati nimwe mwahamagaye bano bashinzwe umutekano, ari kubwira muganga nyine. Muganga nawe avuga ati cyane rwose, kuko twabonye ko ino case ikomeye cyane, kandi uri kumva ino case irimo, niba twabonaga umuntu yuzuye amaraso birashoboka ko ari ugufatwa ku ngufu, cyangwa se wenda haba harimo n'ibindi bintu. Gusa twe ikintu twabashije kubona nuko harimo gufatwa ku ngufu, wenda ibindi ntituragerageza kubimenya neza, ariko twe nicyo twabashije kumenya. Uri kumva rero case nk'iyi ngiyi ibaye, irimo urugomo, irimo guhohoterwa, irimo ibiki, tuba tugomba kuhita tumenyesha polisi cyangwa se ubuyobozi bubishinzwe, kugira ngo baze bakurikirane ikirego, bakoreye amastatement yabo hakiri kare, wenda twebwe nyine tutica iperereza. Mama nawe yaravuze okay, none simbwira nyine, banza umbwire ameze ati, njye kutambwira icyo ari cyo nshaka kumenya, ibindi byo muraba mubikora. Mu gihe baza gutyo, polisi baramubaza se mama wowe urinde mupfana iki? Maravuga ati reka twe ntabwo tuziranye nawe, twamutoye nyine ahantu ku muhanda, nitwe twamuzanye, gusa nyine ngiye nshaka kumenya nyine umuntu nazanye bimeze gute. Okay, polisi aravuga ati okay, mwakoze, gusa turaza kubasaba namwe agastatement gatoya, hari utubazo tuza kubabaza. Maravuga ati nta kibazo, ngiye mubanze mumbwire ukuntu ameze, ibindi nimushake mumbaze umunsi wose, nta kibazo, ibyo ngibyo byose bitwaye. Mama ashaka kujya kwinjira nyine, kubona nyine banze kumubwira. Muganga aramubwira ati hoya wikwinjira nyine, urabihize nyine nawe suza amabwiriza yo kwa muganga, nawe uri umuganga, mba witonze nyine, aracyakeneye kuruhuka, ntaramera neza, witonze tu. Muganga aramubwira ati gusa ikintu nkubwira cyo, icyo nkwizeza cyo, ameze neza, ari noneho yavuye mu bibazo rwose, nta kibazo afite. Mu kanya gato rwose ndakeka rwose urajya kumureba, nta kibazo. Yego nyine ameze nk'ukiri muri shock ukuntu, ariko mu kanya gato nyine urajya kumureba. Ati gusa ikintu twabashije kubona cyo nuko twabonye ko nyine yafashwe ku ngufu, nicyo twabashije kubona. Ubwo ibindi nyine n'inzego zibishinzwe zirakomeza zigerageze zikore n'ibindi bizireba, turagenda tumenya nyine ukuntu ibintu byagiye bigenda amasaha ku masaha y'icumi. Afande yabwiye wa mama ati mama tuza, nta kibazo rwose, turaza gukora akazi dushinzwe, turaza gukora ibishoboka byose. Uyu muhungu niba ari umuhungu wamufasha ku ngufu, ntago ari buducike pe. Ese uyu muhungu we muri kumwe, we ntuwahehe uyu muhungu uhagaze hano? Wagarutse mu masaha ya nimugoroba nka saa 12 n'igice gutyo, muri ka kabari. James yagerageje kuzerera ahantu hose hashoboka
kabari kose yakazengurutse ari gushaka ko wenda ari kureba ko Jane yaba yaje mu kazi. Gusa ikiri cyo nuko Jane na n'ubu ngubu ntaragera mu kazi. Twe tuza ahari ariko James we ntakoze nyine ntagaze ukuntu byagenze. We yumvaga ko wenda ashobora kuba yakuyeho phone kugira ngo aruhuke, ashobora kuba wenda hari ikindi kintu cyabaye ariko kitari serious ku buryo nyine byaza kuza kumubuza kuza. Nyine rukumva uko byagenda kose ntiyagombaga performing ariko yagombaga kuza nyine bakanoza imikoranire yabo, bakanoza buri kimwe cyose, yega ibintu biri ku murongo ariko uri kumva byanga binoga hari utundi tuntu tuba tukibura nyine baba bagomba gushyiramo ku buryo ejo barajya mu kazi ewana ibintu bimeze neza. None yaramutegereje yamubuze, yaciye mu bantu bose hirya babyinnyi bagenzi be, abakiriya bande bose yabuze umuntu, phone ye ntiriho. Yaraje aravuga ati okay, uko byagenda kose rero ubu ngubu ngiye gufata imodoka nje kumureba iwe kuko ndi kubona ariyo gahunda isigaye. Ebwo yaragiye yinjira mu modoka ni mugoroba, aravuga ati ariko uriya mukobwa ntarankira ntago ibintu byumvikana. Ni gute umuntu tuba dufite plan yo gukora ibintu nkije ariko tugomba kubikora yarangiza akabura gutya. Ati ubu ngubu niba wenda ari no kundakarira niba ari niki yakaba yaje tukabikemura, ariko ibyo akaba ari ibya feelings ziri ku ruhande ariko iby'akazi tukabikurikirana twitonze. Ati ntabwo aranyira uko byagenda kose. Ubwo niko ari mu nzira nawe ari kugenda ariko aratekereza avuga se umuntu utarajya gusiba akazi ka bosi, utarajya gusiba kuza kumansura muri karahabu itariye, ni gute nanone yasiba turi noneho gupanga, turi kuvuga ati tugiye gukora big project, none iyo project ari yiwe ari wihagarariye ariye. Vuga ati so ibi bintu ntabwo nsari nsanzwe mbimuzi, uko byagenda kose hari ikibazo ariko ngiye kujyayo byanga binoga ewana ndavaye nsobanuriye kuko ibintu ntabwo byumvikana. Wese tugaruka muri wa mugoroba nyine za saa 12 n'ubundi ubwo nabwo nibwo nyine Nsabi yaratashye, turamubona ari mu modoka wenyine. Birashoboka ko mama we wenyine asigaye mu bitaro, we akaba afashe umwanzuro wo gutaha. Uri kumva no munsi wose bari bari aho ngaho, we yaratashye rero yagera mu rugo nyine rwiza narwo. Harimo abakozi bakora muri urwo rugo, turabona n'umuntu w'umukecuru hari. Umukecuru yaramuhagaritse aramubwira se bimeze bite ko nyine watinze, nyine umeze ute nyine umwana wanjye ko watinze wiriwe ute nyine. Nzabaravuga wananyugo ko yari intambara ko ibintu bitoroshye hano hanze. Niyo kurambwa habaye kise kandi mama wawe se we umusize ko mwatinze kuza, umwuzukuru wanjye se we yaba yagezeyo nkabuzi uko agenda bimeze bite. Agako niyo Nzabaravuga agako ikibazo cya Grafrere we yagezeyo kera, ubu ngubu ashobora no kuba yageze yajya hakiri kare. Niyo kurambwa none se ni gute yageze yajya nyine we ari kuva mu gihugu ajya mu kindi, mwe muri kuva muri karitsiye imwe mujya mu yindi mukaba mutaragera inaha, ubwo byagenze bite nyine kari byo ntabasha kumva. Nsabe ambwanya shanya ko byihorere pe ni inkuru ndende byatubayeho nagahoma umunwa nyine. Niyo kurambwa kuze iyo uri kumbwa nagahoma umunwa ni inkuru ndende. Wambwiye mwana uri kunyicisha amatsiko ko naguze ko abantu bashaje tuba dukunda inkuru kandi tuba tugira amatsiko atangaje. Nzabaramubwira ati rero ukuntu ibintu bimeze, twagiye nyine tumugeza ku kibuga cy'indege aragenda, ariko natwe nyine mu kuvayo twaje turi mu nzira, twanaje kare pe, twaje mu gitondo nyine nk'ibisanzwe ko twavuye hakiri kare. Ahubwo turi kuvayo twahuye, twageze ahantu tubona hari umukobwa umeze nabi nyine, tuba turamufashe tumujyanye kwa muganga. Mu kumujyana kwa muganga rero twasanze nyine bamufashe ku ngufu.
nyine ubwo nibyo twiriwemo nyine, wasanga nibyo twiriwemo nyine, nta bindi bintu birenze. Nuko mama nyine aba yabigize ibintu byiwe, aba yakabije nyine n'impuhwe ziwe. Nyogokuru avuga ko umwana wa ni ukuri kw'Imana, ahubwo ndi kumva mama we yakoze ikintu cyiza. Erega mwana wanjye, buriya rero umuntu usama amagufa si umubiri cyangwa se si isura nziza yaba afite, ahubwo umuntu ni imico, ni ibyo ukora, ni umutima ubikorana, nyine nibyo aba ari ingenzi ku muntu. kuko n'isi uri umuntu ukaba wabona umuntu mugenzi wawe afite ikibazo, noneho kameme wenda uri umumama ubonye undi mumama mugenzi wawe afite ikibazo, kandi nawe ibyo ngibyo bishobora kuba byakubaho, kandi nawe bikubayeho ushobora kuba wakenera ubutabazi. Rero nyine nicyo kigaragaza umuntu, guca ku muntu wese uwo ari we wese ntumwirengagize. kandi noneho urabizi mama wawe noneho ni n'umuganga, nibyo akora, gutabara ubuzima bw'abantu, biba ari ingenzi nyine. Rero ntabwo ari uko wenda aba yabigize, aba yabyegereje umutima cyane, ahubwo nyine biba biri na ngombwa. kandi nawe ndizera ko byakakubereye nk'isomo nyine, ukaba nyine nawe wabiboneraho isomo nyine, ku buryo nawe wazajya uboneka nyine mu gihe wenda ubonye hari ikibazo kigukeneye kandi wakemura, wajya utabara mwana wanjye. noneho nsaba aramubwira cyakoze ibyo nibyo ibyo ndabyemera cyane pe nyogokuru. basi se uwo mukobwa ameze ati? Nsabi ati twavuye ameze neza nyine, yatangiye nyine batubwira ko ameze neza, gusa ntabwo twigize tumubona wenda ngo tumenye ngo bimeze bite, ariko abaganga batubwiye ko nyine ameze neza. nyogokuru, mama wawe se we arararayo bimeze bite? Nsaba aramubwira ati sha bisa nkabyo pe, kuko nta wundi muntu uri kuri uwo muntu, nta wundi muntu umukurikirana, ntabwo turamenya nyine natwe ukuntu bimeze, nta twamutoraguye, nta byangombwa, ntaki. uri kumva rero famiye na isa naho nta byiramenya. nyogokuru avuga ati ubwo ngubwo bivuze ko nyine nta muryango we, nta bantu nyine baraza kumureba. Nsaba aramubwira ati reka ntabo pe, ntabo kandi nawe urabyumva uko byagenda kose, birashoboka ko naho wenda yaba anayifite bataranabimenya, kuko uri kumva umuntu yagize impanuka, niba bamufashe ku ngufu wenda nijoro, twamujyanye atavuga, atawagira ngo yahwereye. ubwo rero bivuge ngo n'ubundi uko byagenda kose ntiyaba yabonye n'imbaraga zo kubahamagara niba bafite. kandi ikindi nabo wenda bashobora gutekereza ko wenda afite ibindi bintu arimo, cyangwa se bakaba banamubuze, ahubwo bakaba babuze aho bamushakira. ubwo rero uri kumva nyine n'urwo rujijo rukirimo aho. rero mu gihe atarabona umuntu ugomba kumwitaho, niyo mpamvu mama nyine yavuze ngo wenda aragumayo. nyogokuru, ese basi mama wawe yariye se bimeze bite? umwana aramubwira ati ariko nyogokuru rwose ibyo ngibyo nyine nawe muramuzi, sinzi n'ukuntu ari burya, sinzi n'uko bigenda. ubwo nyine niyumva nyine ashaka kurya ajya kugura ibiryo muri kantine, ngewe se ko nta kintu nakora ngo mbimubwire ku ngufu. ubwo twagarutse muri rwa rugo nyine, rwa rugo twabonye rurimo wa mukobwa bita Nyambo. bagarutse muri urwo rugo rero barishimye, harimo ba bakobwa baracyari muri cya kirori, nyine rukumva ni amasaha ya mugoroba, biriwe baryoshya, baracyari mu kwenjoyinga nyine, ibintu bimeze neza. wa mukobwa umwe yabajije Nyamba ati ariko se buriya amakuru ya Nsabi bimeze bite? ari kubaza Nyamba aramubwira ati rero sha ntabwo mbizi pe, duheruka kuvugana nimugoroba, ari kumbwira ngo ari buze gutekinga Gifrere wiwe kuri airport. rero kugeza ubu ngubu nta kintu turavugana. ese kubera iki? aramubwira ati nagerageje kumuhamagara ariko numvishe fone ye nyine ntabwo nyine ari kuyifata, uretse rimwe yigeze kumfata
arambwira ngo turi buze kuvugana. Guhera icyo gihe nyine ntabwo yagize yongera kumfata kabisa. Mucuti aravuga se buriya hagati yawe na Tsabo ubundi nta kintu kirimo ko mbona ntazi ukuntu biba bimeze. Nyambara ngo atuwapisha nta kintu kirimo, ahubwo nyine nuko she's my best, nyine ni umucuti wanjye, nyine nta bintu birenze nyine biraho. Umukobwa aravuga ati ko se my best tisha ibintu by'abafriend ndabizi, we ntukajye unjijisha ibintu by'abafriend ndabizi. Abandi nabo nyine bavuga ati nyamara ushatse watubwiza ukuri. Noneho nkaravuga ati ariko buriya uzi noneho niba nta kirimo nyine ubundi se wazagira gutya ko mufitiye crush nkagira gutya n'iki. Akivuga gutyo ntuza aravuga ati ntago byavamo. Aravuga ati Nsabi ni umwana mwiza, ntago yakundana n'ininja nkawe, ntibibaho utazaramumenyera. Noneho umukobwa ahita ntize kubyegereje umutima cyane, ngiye mvuze ko twakwikundanira niba we mu gihe wowe utamushaka se ngiye ugira ngo hari ikibazo. None kubirakariye munese uramukunda? Aravuga ati oya ntabwo mukunda, ariko nyine ni inshuti yanjye, kandi inshuti yanjye yinkora umutima, kandi inshuti yanjye mba ngomba kureberera ku buryo nta muntu mubi wamwangiza. Umukobwa aravuga none ushatse kuvuga ko njye ndi mubi? Ubu ndi mubi ku buryo ngiye kujya kwica ubuzima bwa Nsabi? Nyambara mubwayo oya ntabwo uri mubi, ahubwo nuko nyine Nsabi mba mwitayeho, mba numva nyine yashaka undi muntu urenze. Ariko wese wowe yarakaninja aribaza ibintu tuba tuziranyeho, ubwo se ubwo natinyuka nkavuga ngo haye inshuti yanjye. Umukobwa aravuga ati nyamara wawe uzacunge neza ibyo bintu by'ububesto byawe, ushobora gusanga nawe hari iki n'icyarakari. Mu gihe bakiri aho ngaho kiri kuvuga gutya aravuga ati nyamara buriya njye ahubwo ngiye gufitiye pasi. Iyo pasi rero mbaza ngo bimeze bite? Nyambara ngo bwira ntari urabizi ko ibintu by'abahungu, reka ibintu by'abahungu ntabwo ari ibintu byanjye. Nyine ngewe mba numva nyine kuba mfite Nsabi ari besto wanjye, njye ntabwo ibintu by'abahungu aba ari ibintu byanjye. N'ubundi ukuntu ubona nyine Nyambo ubona ari umuntu w'akajama nyine wibereye nyine akora ibintu bya kijama, nyine ubona no kwambara n'ibiki byose nyine bagaragara nk'abajama nyine ni wa muhungu ni wa mukobwa ariko umeze nk'abahungu nyine cyane ko nyine ubona nyine n'imyitwarire nuko uko ameze nyine babigaragaza, n'imyambarire nyine babigaragaza ko nyine ari wa muntu umeze nk'abahungu. Nuko nyine umukobwa aravuga ati nyamara buriya nakubonera pasi, kandi pasi ya danje. Nyambara aravuga ati iyo pasi yawe imeze ute? Ngere mvuga ati ariko njye ntabwo mba ni interested ku bintu by'abahungu cyane, n'ubundi uranabizi. Ubwo rero uwo mukobwa yahise avuga ati rero ndeka nk'inkuru ishyushye, rero hari umujama umeze neza mwiza cyane, nyine ni mubyara wanjye nyine, kamwe nawe urabyumva areba ukuntu nsa ariko ntubibona. Noneho we ewana ni icyuki nyine, ni bogari ameze neza nyine ewana. Ubundi guca ku bakobwa ewana bacaho bagasigara bararamye indimi barigata ewana. Umuntu ushobora kugucaho uri umukobwa ndahubwiye ijipo igahita yizamura igahita ivuga ati muhungu mwiza ngwino hano rwose ibintu tubikemure. Ati ni mwiza byatari, afite amafaranga, ni influencer, ni umunyamakuru, ni umuki nyine, afite ibinyamakuru byibakoraho. Ati nyine ni umunyeshuri nyine, aracyari umunyeshuri, nabo azaza ku kigo nyine ejo bundi nidusubira school azaza ku kigo muri kiriya cyumweru gitaha. Ubungubu nyine ntabwo aragera mu Rwanda nyine, ariko uko byagenda kose bitarenze ejo cyangwa ejo bundi arabahageze nyine, arabageze mu Rwanda. Nyambara mugani wese umunyamakuru wawe, iryo bogari byawe, mu kibyo byose uvuze nyine ntazi ni uwo muntu ninde wundi. Avuga ati ni mubyara wanjye mari bamwita
Arisudi, noneho afite n'ikiganiro bita Arisudi woneye mani, ararenze ewana, avuye state nyine, avuye muri Amerika niho yiberaga, agiye kuza kwiga mu Rwanda nyine, tuhagiye kuza kwiga muri kiriya kigo cyacu twigaho nyine, niho agiye kuza gukora. Avuga ati bicara arabifite buri kimwe cyose, rero nshatse naguha pasi mukikundanira nyambara mugate akareka bose njye ukundana ngize ngiye nkundana n'abantu nk'abo ngabo gute, ngiye ko nsaba mfite amagije. Uwo mukobwa aravuga ati ntabyo uzi wowe, nyamara ndabizi kuzagwamo. avuga ati wamurangiye abangaba turi kumwe ko ntago bashobora kugira bashobora gukundana nawe. Noneho uwo mukobwa aravuga ati reba uyu Clarissa afite mu boyfriend, si umufite data. Undi nawe aravuga ati cyane, aravuga ati reba noneho uyu Jolly afite umukunzi. Undi nawe ati yego. Ubundi abo bose twese hano dufite abakunzi, ariko wowe nyine nta reka we na Nsabi ibintu byanyu nyine ni ubucuti nyine busanzwe. Tubwo rero niba ari ubucuti busanzwe, that's why naguproposaga ko nyine naguha pasi. Aravuga ati rero uwo muntu bita Arisudi ewana, Arisudi wawe muvandimwe wawe n'iki byose, nzabanzana narebe ko nyine ibyo uri kuvuga by'ububogari n'ibiki byose ewana abifite nyine, abifite ndebe ko nyine byazacamo ntawamenya. Avuga ati ariko mu gihe ibyo bitarakunda, I have my Nsabe nyine ntacyo bitwaye nyine, ni best friend wanjye n'ubundi ibyo birabaye kuri njye, mba numva bibaye, ariko nyine uzangerageze nyine unampuze n'uwo wenda n'uwo mu Arisudi wawe, ngerageze numve ndebe nyine ukuntu ibintu bimeze, ndebe niba twazahuza nyine mu gihe turi aho ngaho nyine, bari aho ngaho baryohe, bari kuryoshya nyine, bari bicaye nyine bari kuryoshya, bagiye bumva nyine mama wiwe hirya nyine ameze nk'umuntu uri kurira, mama wa Nyambo wumva ari kurira nyine, ntago bazi bibaye nyine. Ubwo bahise bagenda bajya Nyambara bavuga ati mugume hano gato ndaje, reka njye kureba mama nyine, reka njye kureba mama ikintu kibaye nyine, ntago tuzi ikintu kibaye, ntituzi ngo bigenze bite nyine, ntituzi ngo ni iki kiri gutuma nyine ari kurira. Papa we ntawe uhari nyine, ntawe wiriwe aho ngaho. Nyamba yahise yirukanka ajya kureba ikintu nyine mama we wabaye. Ese mama wabaye iki? Ese bigenze bite? Kandi noneho niki kibaye kuri mama wa Nyambo? Ubwo ntakunda amatsiko usigaye yazashirutse gukurikirana kandi gace k'ubutaha ko ku nkuru ya mama. Ni inkuru mugezwaho kandi mugakurikira kuri 55 TV niyo bibagezaho buri gihe. Tugomba kuba turi kumwe kandi murakoze kudukurikirana. Murakoze naho mu kandi gace k'ubutaha ku nkuru ya mama.